Ndi Alice ugarutse ngo nkomeze mbabwira inkuru y'ubuzima bwanjye. Ejo hashize nasize ndi kubabwira iby'urupfu rwa mama. Reka mbakomereze kugira ngo nakomeza kubatera amatsiko. Mama yakomeje kurwara akajya aruka amaraso. Papa ntiyigeze amenya ko mama yarozwe na nyogokuru, dore ko nanjye ntabyo nari nzi. Nyogokuru yabaye uwa mbere witaga kuri mama amuryarya. Uko yajyaga guha mama icyo kurya cyangwa se icyo kunywa, yongeragamo ibituma arushaho kuremba. Papa yaravuje indwara iranga, nta vuriro batagezemo. Hashize amezi 2 mama akirwaye. Kubera no kutarya, yari amaze kuba nk'igiti yarananutse, n'ukuri yari ateye agahinda. Ngo icyo gihe twari mu gihembwe cya nyuma ngo dukore ikizamini rusange mu rwego rw'igihugu, ariko kubera iyo mihangayiko nari natangiye kujya mba uwa nyuma kandi narabaga uwa mbere. Icyaje kumbabaza icyo gihe ni uko na papa navugaga ko nsigaranye nawe nari ngiye kumubura. Ubwo nyogokuru yari agiye guha mama uburozi bwa nyuma, yafashe ikirahure cy'amazi ashyiramo ibintu bya nyuma byari gutuma mama ahita apfa. Nuko icyo kirahure agisiga kirimo bwa burozi, ajya hanze gato. Bidatinze papa nawe abaje gusukira mama amazi asanga yayandaho. Ndibuka neza ko yambajije nyirayo, mubwira ko ari nyogokuru uyasutse ngo ayashyire mama. Nyamara nta n'umwe wari uzi ikiri muri ayo mazi, kereka nyiri gushyiramo ubwo burozi. Papa yarayafashe ahita ayanywa, maze asuka andi ngo ashyire mama. Nuko mbona yikubise hasi, maze mvuza induru mpamagara nyogokuru ngo aze arebe ibibaye. Nyogokuru yaje yiruka, nuko arasakuza ati, niciye umuhungu we. Nibwo naje kumenya ko afite aho ahuriye n'urupfu rwa mama. Yicaye hasi aguma acigatiye papa, nanjye ubwo njya kureba mama nsanga byarangiye. Kari agahinda gakomeye kuko nibazaga igitumye papa na mama bagendera rimwe. Nabonye nyogokuru akomeje acigatiye papa, nanjye nsohoka hanze njya gutabaza ku baturanyi. Abantu baje ari benshi, nuko umugabo w'inshuti ya papa nsaba imfunguzo z'imodoka ya papa, maze babashyiramo bihutira kubajyana kwa muganga. Mu by'ukuri mama we yari yamaze gupfa, cyakoze papa we basanze ubuzima butarajya habi cyane, gusa yamaze ibyumweru 2 muri koma. Mbere y'uko bakora iperereza ku cyateye urupfu rwa mama ndetse no kugira ngo papa amere kuriya, nyogokuru yabanje kumpamagara kuko yari abizi ko namaze kumuvumbura, maze antera ubwoba ko nimbivuga nanjye ari bunyice. Abakora igenzura baje kumbaza icyo mbiziho, mvuga ko nabizi. Bageze kuri nyogokuru ababwira ko papa yashatse kwiyahura ku bwa mama. Mu by'ukuri njye nari nzi ukuri, ariko ntacyo nari kuvuga kuko numvaga nimbivuga nyogokuru azanyica. Abagenzura babifashe uko nyogokuru yabibabwiye, nuko barigendera. Mama yamaze ibyumweru 2 muri morgue, yashyinguwe ari uko papa avuye muri koma. Papa yabeshye kuko byamugendekeye, nuko nawe bifata uko. Gusa ninjye wari uzi ukuri kose. Dore ngo kuko naje kwiga umwaka umwe, mwigamo imyaka 2. Nyuma y'urupfu rwa mama nagize ihungabana, kwiga bikajya bingora, nuko nkoze ikizamini nza mu cyiciro cya nyuma kandi narabaga uwa mbere. Papa yaje kunsaba ko ngomba gusibira kugira ngo mbashe kuzamuka neza. Nanjye sinamugoye, narabyemeye. Umwaka wa 3 nawize papa atarashaka undi mugore, niga neza, noneho mba uwa mbere mu kigo. Papa yaje kunsabira ikigo cyiza cyane. Umwaka wa 6 nawize papa atarashaka undi mugore, niga neza, noneho mba n'uwa mbere. Papa yaje kunsabira ikigo cyiza cyane, njyayo ntangira kwiga umwaka wa 1 w'amashuri yisumbuye. Umunsi umwe papa yaje kumbwira ko agiye gushaka undi mugore akajya anyitaho. Ntago nabihakanye kuko nari maze kurambirwa kuba njyenyine. Umugore papa yashatse yamurangiwe na nyogokuru. Ntukuri ntiyari umuntu muzima kuko yambereye amagorwa. Yaje ubona ko afite umutima mwiza pe. Yari afite umwana umwe w'umuhungu, namurushaga umwaka umwe. Uwo mukadata yari afite nyina akaba ari we wari umujyanama we, ariko ntago mwakumva ukuntu mukadata yaje kuba umugome, kugeza n'ubwo nyogokuru yabonye ko hari undi umurenzeho ku bugome yagiraga, kandi ari we wamwizaniye.
yaje ubona ko afite umutima mwiza pe. Yari afite umwana umwe w'umuhungu namurushaga umwaka umwe. Uwo muka data yari afite nyina akaba ari we wari umujyanama we. Ariko ntago mwakumva ukuntu muka data yaje kuba umugome ruharwa, kugeza n'ubwo nyogokuru yabonye ko hari umurenzo wo mu bugome yagiraga, kandi ari we wamwizaniye. Mana, byari bigoye. Mureke nzabakomereza undi munsi mbabwira uko muka data yambereye ikigeragezo. Gusa niba iyi nkuru hari aho iri kugukora, wibuke gukora share ku nshuti zawe, unakande like, unaduhe ibitekerezo, bizajya bidufasha gukora cyane. Murakoze. Alison.